ubundi abantu b'Imana bakanyoye ntabwo bagenda babandika umunani ahubwo bagenda bahagaze neza. Turashima Imana iki cyumweru Imana twemeye, iki cyumweru dufitemo amahirwe menshi wowe wagijemo cyangwa uzagikomezamo. Cyumweru cyo kubohoka, cyumweru cyo gufata ku byawe Imana yagusezeranije. Icyumweru numvise umwuka avugira muri pastor mu kwezi kwa kane, umwanya wa karindwi bamwe ibanga yo wawumenye. Umubare wa karindwi, umubare wa gatatu ni imibare ikomeye cyane ifite ikivuze ku bwami bw'Imana. Ariko turashima Imana muri uku kwezi kwa karindwi Imana yaratugeneye ibi bihe bisa bitya kugira ngo wowe nanjye twese buri muntu akabakabe kandi afate icyo Imana yagusezeranije. Ninjiye ahangaha umwuka yagigishije, narebye ngiye kubona amateraniro usanga hafi 90% ari abadamu. Abadamu ni igikomere amashyi. Imana ni umukozi w'umuhanga. Mu isezerano rya kera bakoze abadamu bari barahejwe cyane. Nk'uko mubona niba warigeze kurunguruka mu musigiti cyangwa niba uyu mushiki wacu azura yawunyuze mu ndabizi ubuhamya bwe ndabuze. Bagiraga pariti yabo aho bicara abadamu n'abagabo bakagira aho bicara, ndetse mu isezerano rya kera abadamu basaga nkaho bahejwe. Ariko icyo dushimira Imana kuko isezerano rishya abadamu bakoze umurimo n'ubu baracyawukora kandi bazakomeza kuwukora. Abadamu igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo yari agiye ku musaraba, yari abambwe, baramuherekeje bamugeza i Gologota. Ba Petero bose batakaje, abagabo bose nta bageze i Gologota, ariko abadamu abo ntabwo gucana mu mudamu, icyo Imana yarakoze. Ariko abadamu mumenye ibingibi, abadamu cya gihe cy'ubwoko bw'Imana bwari muri Egiputa, abagabo bakoreshwa
abadamu nibo banihaga abagabo baba bakora Imana ngo iva mu ijuru yumva kuniha kw'aba bantu abadamu basigaye baniha. Ibyo ntabwo byanditswe muri Bibiliya ariko hari ibindi bitabo dusoma byanditsemo komantere. Karibu umwana yawe mama na data bose ko karibu hano hari intebe zihari. Komeza aho ngaho basuzuye ko imbere zirahari n'umukoto kari mwaka hari intebe z'imbere zirahari hari ahantu baticaye. Nimugarutse inshuti z'Imana ndajya ngo munyumve abadamu rero kubera ko muzi kuniha muzi kuko mubyara abantu. Ndumva ikirere cy'abadamu kitari cyafungutse kandi cyakubabwira kandi amen. Abadamu cyakubera ko babyara abantu uzarebe niba bafashe umuntu n'ibigabo twibuka ko kubita sha ngo kubita kuvuga sha abagabo tubikicana ariko abamama baravuga ngo mwana muramutuza ikidisi uwo mwana muramurenganya kuko aribo batubyara aribo babyara abantu bagira imbabazi iyo baniha iyo basenga ariko abagabo bavuga ngo kubita shaka zikuna muheto nicyo kandi wenda bamubeshye uramenya n'impamvu yafashe kuko hano hanze hari abantu barenganira ubusa. Ariko abamama umwana nimureke mukabyara umwana mwimukubita ariwe disiwe abamama indege mpamvu abamama mwitorero mu gihugu mufite akamaro kadasanzwe. Igorogota abadamu niyo bashyitse ku musaraba intumwa 12 kageze ku musaraba uretse Yohana karumuna k'umwami wacu Yesu Kristo ari agasaro k'umugenda niko kajyanye na nyina Mariya kagera kishindikiza ku badamu nako niko kongere kageze Igorogota ariko by'urwamo ntabwo byaba bifite sevini. Abadamu rero mujye muza rata mwihamagarire Imana yanyu musenge Imana yanyu mwitabareze Imana yanyu musengere zanyu muce za karande kuko gusenga kwanyu kuruka cyane. Ibyo rero byari iriguriro ndagira ngo twinjire muri iki gihe tugiye kuganira neza icyumweru cy'amasengesho yo kubohoza gakondo yacu. Gushimira Imana kuko abantu b'Imana bateguye umurimo abawusengeye bose aho ufite uruhare kugira ngo iki giterane aya masengesho amera atyo. Dushaka twakomera Imana amashyi tugana. Ndashimira Imana kuko umukozi w'Imana yari wahagaze imbere yacu abandi bari hano ejo ni bande uzi ko bagabanutse disi haje kimwe cya gatatu. Uwo mukozi w'Imana twatwigishije karande ndavuga nti kwe niyo abanyarwanda babumva ibintu none sanze uyu mushiki wacu nawe arimo avuga ndagira ngo mwizeze ko iki cyumweru ntabwo uzamuhombye nuba mu nzu y'Imana ntabwo uzamuhombye azahomba babandi basigara mu rugo barimo bareba akanyobya kandi amata y'abana ariko uzaza mu nzu y'Imana ntabwo azahomba. Umutima w'Umwami yaravuze ngo kuba mu nzu z'inyumba zubatswe neza Dawidi yavuze ngo ariko nkaba mu nzu y'Imana nguraruta kuba muri za nzu y'imyaka 2000. Inzu y'Imana umunsi umwe ntabwo ushobora kuregreta waje ku nzu y'Imana. Inzu y'Imana iraryoha, inzu y'Imana irimo parufe, inzu y'Imana irimo rero kubohoka cyangwa se kurwanirira gakondo yawe kuyibohoza hagomba kubaho ukubuza uburenganzira bwawe kuko bidafite ikikubuza ntabwo ubona imbaraga
imbaraga zo kukirwanirira. Iyo uzarwanirira ibyawe, uzarwanirira gakondo yawe, agomba kuba hari icyakubujije. Alo? Icyakubujije rero kigukoma mu nkokora, habaho kwirevorota uti zane zirabure ntabare zere ntabare. Byanga byamera gute? Ndahagurutse kandi ngiye kurwanirira gakondo yawe. Gakondo yawe rero iyo mu buryo bw'ubumana nta wundi wari kurwanirira, ni wowe. Uzamara kumva wumve utekereze wumva urambiwe hahandi Satani yagushyize mu kazitiro, wirevorte uhaguruke ufate intwaro ujye kwataka wa mubisha wawe. Kwibohora cyangwa kurwanira gakondo yawe hagomba kubaho kubangamirwa. Iyo bimeze bityo umuntu cyangwa abantu bishakamo imbaraga zo kwirwanaho, hakabaho impinduka. Iyo bitabaye bityo ntacyo ugeraho cyangwa wazashobora. Kuko aba banyarwanda uyu munsi iki gihugu cyacu iyo baticara ngo bumve kuba amahanga birabaranga, kwitwa abanyamahanga birabaranga. Ntabwo umunsi mpamvu ufite uru Rwanda gusa, ariko uyu munsi mufite igihugu gifite icyerekezo, gifite uburenganzira bwa buri wese. Ariko muzungu byawe musigaye jewe cyane sizizi jewe nize gushaka passport nabonye Burusi Uganda, ndi umusore mbona Burusi ushaka passport barayinyima, niyita umunyamure mvuga ikinyamure barayinyima, ndongera ndahindura niyita umufumbira barayinyima. Burusi irapfa ndarangira ndicara akabuno karashira. Ariko igihe cy'Imana kigeze abanyarwanda bari revolta bahitamo kugira ngo barwanire uburenganzira bwabo. Yesu nashimwe. Uyu munsi buri munyarwanda wese uzi ufite passport enye zishaje ndiyarangiye muri iyi minsi, ndibona ushaka kujya gushaka reka babwira gasi shaka umunyarwanda biraryoshye. Kubura we bamaze kumenya gakondo yawe ukayirwanya ukayigeraho biraryoshye we. Haleluya. Amen. Umunsi umwe nari nagiye hanze ngera ku kibuga cy'indege, ibiryo byaho bitandukanye n'iby'inyuma hariya tugenda bicarira. Ariko yarandeye u Rwanda rufite agaciro hanze abantu bana b'Imana ntabwo mubyumva, ariko ibituma bigize agaciro hari abagabo, hari abagore, hari abantu b'Imana bumvise biyumvisemo baravuga batoya ibi birahagije byo kuba mu mahanga. Itorero ritari ryamara kwiyumvamo, ubwoko bw'Imana butari bwamara kwiyumvamo ko burambiwe kuba amahanga y'ubukene, ko burambiwe kuba mu mahanga y'ibibazo, ko burambiwe kuba mu mahanga y'ubusambanyi, kuba mu mahanga yo kuraguza n'ibindi. Ubwo bwoko bw'Imana butari bwamara kwiyumvamo icyo kintu ntaho washobora kugira. Abatubanjirije abatangiye urugamba hari aho bageze baravuga bati ibi ntabwo bihagije, tugomba kugira icyo dukora. Barahaguruka barakweta baracebura, barahaguruka bagira icyo bakora. Itorero tutari twamara kwiyumvamo ngo uhaguruke ngo urange ibyo bibereho yajya kubwira ko hamaze gusenga ku mavi yawe hamaze gusaba ku nkokora z'ihene, ibiryo urabisengera, ubunyanya bwabo n'ubuguru burabusengera, uturayi tukajya kugawa tukagira amaningiri, ibintu byose ukarira ku masengesho. Hari ukubona kwiyogorora ukumva urambiwe aho ngaho nta wundi wabikora ni wowe. Reka ngo turi mu byanditswe byera. Haleluya.
Imana nishimye. Ninde wasomera ikinyarwanda cyo gusomereza kandi umusore adategwa agasoma neza abakobwa b'imbere nabo gusoma nuko ushaka ko tugiye gusoma itangiriro ibice 22 rero ku murongo wa 18 ngeze ku 29 itangiriro 27 ibice rero ku murongo wa 18 ngeze ku 29 Dusome itangiriro 27 18 kugeza 29. yego Yakobo ahabwa umugisha na se. Yakobo ahabwa umugisha na se. yego Ajyaho se aramuhamagara ati data, aritaba ati ndakwitaba. Urinde mwana wanjye. Yakobo asubiza se ati ndi imfura yawe Esawu. Nkoze ibyo wantegetse, ndakwinginze byukurye ku muhigo wanjye kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka abaza umwana we ati niki kiwukubonesheje kuba utyo mwana wanjye? yego sha Aramusubiza ati ni Uwiteka Imana yawe impaye ishya. urakoze cyane Yakobo ati Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino ndakwinginze gukorakore menye yuko uri umwana wanjye Esawu yego cyangwa ko utari we. Yegera Isaka se aramukorakora aravuga ati ijwi rya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esawu. ari isi dogo ya bwihene ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye by'ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu. Nuko amuhesha umugisha aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? acyafite amacenga saza rero ashaka atakiweza Aramusubiza ati aramubwira ati unyenyereze nanjye njye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Aramwegereza ararya, amuzanira vino ashozaho. Se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera usome. Aramwegera aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima, nk'iyo umurima Uwiteka yahaye umugisha. amen Kuko nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru, k'umwero w'ubutaka, n'imyaka y'impeke nyinshi na vino nyinshi, yego amoko agukorere, amen amahanga akwikubita imbere, amen utware bene so, yego bene nyoko bakwikubita imbere. Uzakuvuma wese avumwe, kweli uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Amen. amen murakoze cyane ndarakunze cyane kuko mumenye n'ahamagarwa amashyi. uyu musaza uyu mubyeyi yiyumvise ko agiye gusaza, ariko hari afite abana b'abahungu bangahe? umwe w'imfura ye Esawu, undi Yakobo. Akaba akunda n'amategeko y'Imana, umwana w'imfura yabaga ari we uzasiga umubyeyi. noneho Yakobo akunda Esawu, nyina wa Esawu akunda Yakobo. Ibintu ni ikinyuranye. noneho umubyeyi w'umugore amenya yuko abagore mubona ubutaka ari abanyantege nke, ariko n'abahanga. Abagore bafite ikintu cyitwa psychology. uzi ko akorera batya akamenya umugabo uri abagabo bihagarara. umugore kagusoma cyangwa akitegereza akamenya ko wagize, arabimenye. abwira umuhungu ati rero shaka iso agiye gusengera mukuru wawe umugisha. atari ko mwana wanjye iyo nkennye niwe mbwira ngiye kwa mujyaniye, icyo nshaka cyose ni mu iruhande. none mwana wanjye itegure kandi ngiye kukubwira ibikomeye.
isaha hamagara umuhungu we w'imfura ati bana bati yuba mukanyama gahura neza ko cyo ka bushete ariko ugiye ukambigira umuhini akajya gutwa mwiza nagusengera mwana wawe nyina mwene se wa Esau bari bahubitse hamwe n'umurere bari mu mubiri. Esau afata imyanga afata umuheto ajya kwishyira kugira ngo uhiga iyo utararanye nayo randevu. Nyina bayikora tugatsimba iyi yari yakira fatemo kagasekunde kakandi kagakone kakandi kubona kabyibushye neza kandi gafite utubona maze ukazana mu gikari wese ngo Esau afite ubwoya ku maboko Yakobo yari umunde noneho cyakinone gishaka kwihana bashaka ubwoya barabuharagata bawusiga Yakobo ku maboko maze umukobwa muzima nyina wabariya agenda gushakira za pavu agusakira za sereri agashyiramo ibitunguru kakagabo wamugabo uherutse kwiyabwira ibiryo papa samu muramubona cya kintu aricyo bita ni tayari bariya ni tayari agushyiramo tayari asante rasi inyamira yagira ibitunguru umwana w'umuhungu amaze kumupakaho ibintu byose by'ubwoya araza yahiga ihirwe aravuga ati papa uzanye muhiga mwana wawe akakanya ibigenze bite kugira ngo Imana iri kugira imbere ati baya mwana yawe yampaye ishya n'ihirwe nahize none ibintu byereye atarakugira hino ariko ati kuko arakora ngo yumve niba ari Esau kabisa ubwoya amaze gusaza umusaza nta kintu arakora ariko akumva ubwoya ati gira hino saa mwihumurize buriya rero igikara cyawe n'icyanjye ntabwo duhumura kimwe akamwihumuriza kandi bazanye ikote rya mukuru we yari ndirwamo akamira amuhare akumva yamuhumura kandi umusaza nawe igifu kirimo kirashaka akantu kajyamo mugenzi umusaza afashe kaburujeti arakariye n'inzoka iravuga ngo amina arangije kukarya ngo aheraho aramuhamagara ati mwana ariko yongera kugira makere igira hino nongere nkumve ngo aramukorakora ariko buriya ibintu byawe n'ibyanjye Imana ifite wera mbere kose abana bombi bavutse ari impanga ariko mwavutse noneho Yakobo afata Esau ati ntabwo uzabona mwari mu nda ya nyina bari baramuhanuye ngo ufite amoko amashyanga abiri muri bo amen akamufata ukuguru ngo ntabwo uvuka mbere yanjye akamukura ababyaza barabyaza Esau aravuka ariko avuka Yakobo badashaka kuvuka mbere amen buriya rero ibyawe ugomba kubirwanirira ugomba gushaka amayeri yose ukabibona byanga byakura ariko Yakobo amaze ise aya masengesho murabizi ng'imyero yose ikime cyo mu ijuru kizagutondeho uzeze impeke uzeze ibinabiriya uzeze bene so uzabatware imigisha yose arakumva wari wabona umudamu agiye mu kigega akakumva imyaka yose akarangiriza ku nkoko byose evide imigishira Yakobo amaze kurya sore Isa amaze kurya Yakobo yigiye ibyariye Esau araza yibicuye ajya gushakisha ajya kureba azafatisha imbabura azacanira umwanya w'abana araza arakoma ati papa narije uri ndetse Esau umusaza aranobotse ariwe umwana w'umutse nakugeza niko mbabanye ati nibite papa ati mwene so yakuriganije ibintu byose nta kintu nasize ntamuvuzeho none se mwana wanjye ndakugeza papa ntabwo nishaka sinari habe
itatu tujye kuri mirongo itatu. Ariko kuba igihe dufite gito, reka dusome iyi mirongo twihutisha. Mureka mushiki wacu ajya dusomere kuri cya gice nanone ahere ku murongo wa 39, ariko dushaka gushingaho cyane urutoki no gukomaho urutoki wa 70. Reka dusome 39 gera muri 70. Sakase aramubaza aramusubiza ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umweru. Ayiwe mubana mutegekera amatwite ise Isaka aramubwira ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umweru ubutaka. ubuturo bwawe mbese muri make ntabwo uzajya weza, nukuhira nukuvomera, uzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. uzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Urumva? Inkota yawe ntizakureshaho. Inkota yawe ntizakureshaho, uzagomba kuguhiga. Kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Umurongo wa 40 n'amavuga inshuti z'Imana mwirangara. Umurongo wa 40 wumve. Inkota yawe ntizakureshaho. Inkota yawe ntizakubaho kuko ibindi byose nagukumbye. Kandi uzakorera murumuna wawe, kandi uzakundana na murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. ikizakugira akamaro kuri iki nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Amen. Amen. Kuko umugisha Yakobo wose yari yagize ate yawutwaye. Iyo usomye mu mirongo dutambutse yaranamwinjiza ati nshakira nibura ati nta cyasigaye. Nshuti z'Imana, hari uwaniganyije ibyawe, hari uwaniganyije ibyanjye, ariko hari shansi ihari gusa yo kugoma. Iyo utagomye nutagomna akuzikuraho uburetwa Yesu yagushyizeho. Nutagomna ntabwo uzikuraho iki kintu Satani yagushyizeho. Ugomba kugoma. Iyi leta yaragomye, igomera ubutegetsi bwari buriho, igomera guverinoma iriho, igomera amabwiriza yo gutemera abanyarwanda iragoma. Abanyarwanda baragoma, barahaguruka bafite icyemezo. Uyu munsi turi abanyarwanda kandi dufite amahirwe twese. Tubyumvise twakomera Imana gusa. Izo ni ingero dutanga z'ibintu bifatika byo muzi byo muraramo byo mwirirwamo, kuko tugomba kuvuga ibintu tukabisanisha n'ibya bene data inshuti z'Imana zagize. Nugoma ntugomba kugomera. Ukagomera imibereho yawe ikuraza gusuhuza umutima, ukagomera bya bindi byose byakuvuzweho, ukagomera ya mibereho yose. Igihe kimwe yarakizwe mu mwaka 80 mu kwezi kwa gatatu itariki 5, ntabwo ushobora kubyibagirwa. Mu kwezi kwa gatatu itariki 5 mu mwaka 80 saa 9 z'amanywa, uriya mugore wanjye mubona ukinjira, twari abasore ariko bari baragiye kundamuriza we na mama, nta bakuru batagezeho kugira ngo njye n'inzoga. Barabaguza ubutuma abarya amafaranga ntazi, asanga baguze inzoga y'urwagwa mu gacuma babashyiremo inyungu y'ibiti, akunywera inzoga rero agashaka azagira senge wazo. Ariko itariki ya 5 kwezi kwa gatatu mwaka 80 saa 9 bagereka inzira, bayihunye urutoki, bagereka umugabo witwa Yesu. Nzamura ikiganza n'abantu umunsi ukomeye Satani. Yesu nashimwe cyane. Uwo munsi ukomera Satani, uwo munsi ndibuka mva ahantu njya ahandi. Ndashimira Imana kuko ntabwo nkiri wawe.
ngo basore barongoye nimumbabarire mwebwe bariya bari abagaridiye n'abafite abagore umwaka kutashye hari abazimu hari umuzimu wacu ngo witwaga Nyagahigi ngo yapfuye atarongoye buri mwaka akarongora umugore kandi ntibanarara. Noneho umaze gukizwa maze kumenya inzira ndavuga none ngomba kugira icyo nkora mu bwami bwa data kandi nkagira icyo ngomorora mu muryango w'iwacu. Ndibuka umunsi umwe naje umuhamagara ndavuga ngiye kugomera iyi nzira irwanya data. Ndahaguruka nakoraga ikigo ifamu iri nka 500 ndi famu manager. Maze gukizwa ndahaguruka mfata Bibiliya yanjye mfata inkoni mfata itoroshi mfata icyakabuti kirekire ninjira mu kibira maze mbibwira umupasiteri twarabanyana ninjira mu kibira kiva nka Kigeli ndagenda ninjira mu rukerera saa 11 muri kajya gatondo nk'akabungabunga ninjira mu bipfukamiro nsengera data kugira ngo data Imana imukize. Ndasenga guhera saa 12 saa 1 saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 ntako nuzuye imbaraga z'Imana. Aho napfukamye muri cya kibira muri bya biba byahungutse bimeze nk'amatera narahambutse usanga hatereyemo ndimo nsengera data. Numva nagomeye ubutware inzu y'iwacu ubutware bwa sabakuru ubutware bwacu n'ibintu byose. Yesu nashimwe. Ndibuka maze gusenga ayo masengesho amasaha 7 yose nanjye ntaza aho ndi amurasenga mwasenze mukarere n'indoga mwasenze mugashaka Imana mwasenze kandi itorero ry'iki gihe rirambabaje cyane inshuti z'Imana. Icyambere abakristo batone bamwe n'abashomeri baza tubasengere babona akazi niko binabyo ariko niba uri umusomeri ukamara icyumweru wicaye uzijya ibyakubayeho uzijya yabaye iwanyu muri ubwo mbere kugira ngo umenye aho uze hano nawe winekera birimo winekera kugira ngo ukomere ubwo butware bwabasha umuryango wawe. Ndasenga ubu namuhaye umuhanda se cyangwa kwitindamo cyane bigera saa 9 nicaye ahantu Imana ihamagaye 6 mu izina. Ndashimira Imana. Niba muri uru Rwanda harimo abantu miliyoni y'abakristo ushobora kubona bari none ijwi rirahamagara mu izina maze gusenga inshuro ya 2 mvuga kuba ngo rekera gusengera so uko gusenga kwa Yesu. Mwebwe muraza kumva amatwi y'abahanuzi ni meza kandi aravuga ariko wari mu ijwi rivuye ku cyicaro gikuru cy'Imana. Ibyo twari banyumva ntabwo ushobora kuryumva ureba akanyonge uri mureba babandi kuri TV babandi b'inyonganya ndabandi bikora mu kibuno jamais always ndashaka kugira intambwe utera ukava ahantu ukajya ahandi ukava muri ya mibereho ukajya kwiga ahandi ugakorera ukayigomera nguretse se n'umugoma uzikora uburetwa mu Yesu yakoze ate kuko hari cyamushizaho uburetwa. Pastor yakoze mu kanya ngibyaje bidasaba uruhushya bigomba kugenda nta kundi guhabwa. Yesu nashimwe. Tugomba kugomera iyo mibereho. Amen. Ndaje mu turere gusenga gufite impamvu turashaka kumuhoza ibyaha kandi ujya ndeba abakristo ukabigisha gusenga ukagira ngo barabyumvise ukabona ku cyumweru bagaza nk'umwana wakoze amakosa mu rugo agenda nka cyasentumbe ngo n'umugizi si umuntu ari gusenga kandi abana akandesaye aragenda nka sentumbe yakererewe noneho yamara kugera hano mu itorero kuko pasiteri wenda ahantu arimo yamureba
akicara akigeze ibaza kweli abantu bazi icyo turimo turwana nacyo, bazi icyo turimo dukira nacyo, bazi ubuzima kuko ku isi aho dutuye uyu munsi ntabwo turimo dukirana n'ibintu byoroshye. Turakira n'imbaraga z'ikuzimu, saa ziri tukwima amahirwe, saa ziri tudagira ngo utere imbere n'uko Imana igushaka. Izo mbaraga kugira ngo uzadutokesha. Njya numva abantu narakaye, umuntu akaba arimo agenda aho ngaho arimo bagana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Satani arimo gukinisha, Satani wabifite umwana w'Imana ijuru, Satani watumye umwana w'Imana ava mu ijuru agasiga icyubahiro, agasiga ubwiza, yari atangira minisiteri agasiga iminsi 40. Wowe n'iminsi y'amasaha 18 ntuyasega, baragira bati taka Satani. kubahoza ibyacu hari imbaraga, hari intambwe igusaba guterwa ukava ahantu kugira ahandi. Iyo ntambwe ntabwo uri gutera, ntuyite ukumva uraharambiwe ahantu, urambiwe ubukene, urambiwe ubukode. Rimwe na rimwe yigeze kumurira akantu bamaze kuduhuza ahantu, intambara ihadukuye, tujya mu kazu, dufite abana babiri, dukodesha akazu gafite metero 3 kwerekeza sitaho kw'icyenda, kuko inzu yose barayigeze gusigara aho ngaho. Noneho sinzi aho kw'icyenda cyacu cy'umutagatabore rito, noneho twebwe yagiye yahira ibyatsi bya pasiparamu bakubye ahantu ku kibuga cy'ibitaro, ashaka ikigunira. Noneho hejuru bamaze gushyiramo ibyo byatsi bya pasiparamu, akarezaho umukeka agategurura umwenda tukawiyorosa. Aba bana sinzi aho yagera bikuye, abagore bafite tekiniki. Noneho tubaye aho ngaho muri ubwo buzima, kandi nari maze imyaka 2 bamaze kunyimika ndi umupasiteri, kuko nibiswe mu mwaka 84. Noneho tujya muri uwo mujyi, tugeze n'ubuzima buba bwazo. Noneho tutagiye kukanyakanyamo, tutagiye kwa resitora, nanjye manangiye akandi akaduka arakanyakanyamo. Noneho siti ko nagiye i Kampala asanga umukobwa muzima yahuye n'abandi bakobwa bari batangiye gusokoza sinanakoze. Ariko mani urabona mani hari inzu nziza yazo ariko niba twarayijyanye mu 3 bagiye kujya muri 8 mu Afrika. Ndaza kuri Kampala ari endanege muri seminari, ngarutse numukira aha na telefoni zari zaza mu mutwe. Ngeze ahandi mbona umugore arimo aravuga abo yasize muri yazo yacu, nise n'ibitewe kuri hano. Ambwira mu kiganiro ngo naro ngo kuva ngo byaye bari impano, ngo naro ngo yimukiye hepfo ari yimutse. Ndagenda mbaririza ngeze mutase nanjye ngenda ndagenda muzunguka mutungutseho samami byagenze bitatu dati ati yanzu nayiramwe cyane, reka tujye muri izo. Hari umwana w'Imana wibagamo yagiye mu yindi natwe tujye muri izo. Ndamureba imibare yacu birakunda. Ubwo buracya aje ku wa gatanu, wa gatandatu ndahirika ku cyumweru arimo mfunga karuvati ndi kwibaza hari ahantu hari ndimo nitegura kujya kuri eglise. Umugore w'inzu sinari namuzi ahagana kuri maze kwishita arandeba wani n'abandi akanyarwanda mu nzu zanjye. Mwami sinzi ibigari mategura ndagiruka ndamureba mbajya wari bamuri akanyarwanda mu nzu zanjye. Yanzu twari dufite amahoro, none icyumwa ntikirarangira baratwe. Yesu nashe burya reka babwire inshuti z'Imana mu nyumba, burya byabo ntukahore
byago ntukabure. Ntabwo wabyumvise neza. Byago ntukabure, ariko byago ntukabure. Urabyumvise? Hari ubwo bibi bigukururira kujyana mu mahirwe yawe. Hari ubwo ibikakaye biba bari kurehereza kujya mu by'Imana igushakamo. Uranyumva? Haleluya. Ubwo uramaze kubwira ko ndasenga sinzanasenga uwo munsi. Ndakubwira Imana yo mu ijuru ihari. Muri ubwo kwezi nahise kuri iki kibazo. Amen. Ndubaka ntajya kubaka. Iyo nzu muranyumva nshuti? Iyo nzu niyo nagurishije yabaye itike yazanye mu Rwanda. Amen. Ariko nutagoma nutarambe iyo mibereho ntacyo uzashobora kugeraho. Imibereho ugomba reka biriya bikorwa bikugira amajanja ni ibigutunganya, ni ibikujya isakaburenge, ni ibigira ngo wirekorote uva aho hantu. Imana nishimye. Gakondo yawe niwo ugomba kuyisabira. Gakondo yawe niwo ugomba kuyishakira. Gakondo yawe niwo ifite uburenganzira. Kabusabwe muri Yosuwa gikobwa. Yosuwa ibice 14 umurongo wa 6. Aba bantu b'Abayisiraheli bamaze kuva mu gihugu cya Egiputa, bageze ahantu abantu benshi cyane baraguye mu butayu kuko bari baragomeye Imana. Ariko hari harasigaye abagabo babiri bigeze gukora agashya. Mose yatoranije mu miryango 12 bajya gutata kiriya gihugu. Abandi bose bari barapfuye, harasigaye abagabo babiri, Yosuwa na Kalebu. Ariko bamaze kwambuka bageze hakurya, hadusome ibice 14 bya Yosuwa, dore ku murongo wa 6 tugeze ku wa 12. Amagambo aravuga ngo agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni. Amen. Abayuda baherako basanga Yesuwa i Gilgali. Abayuda barahaguruka bareka bamusanga i Gilgali. Kalebu mwene Yefune Umukenazi aramubaza ati, muzi icyo Uwiteka yakuvuzeho njyewe nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi i Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri i Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka anuma kujya gutata igihugu. Bukeye garutse muhamiriza ibyo nari nabonye mfite utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. Njyewe nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose aranahira ati, ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe. Arabwira Kalebu na Yosuwa ati, icyo gihugu mwakandagiyemo ibirengesha kizaba gakondo yawe. Ni iy'abana bawe iteka ryose. Amen. Uko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Amen. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara imyaka 45. Urumva imyaka 45 niyo yamaze ari inyuma barageze mu cyagihugu. Mbere bagera amaze imyaka 40, none amaze 45, imyaka 85. Uhereye Uwiteka yabwiriye Mose Abisiraheli bakizerera mu butayu, none dore uyu munsi yishyikije imyaka 85. Ndacyafite imbaraga kuko nari zifite kurya munsi Mose yagahereje. Uko imbaraga zanjye zamberaga ku rugamba ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. Ntabwo ndacogora. None umusozi Uwiteka yavuze, ujya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye
nanjye mbirukane kuko Uwiteka yavuze. Yesuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze aha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Kuko yatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune umukenazi na Mugimono. Icyubahiro cy'Imana wenda kwita mukobwa mwiza. Imana ishimwe. Ndagira ngo munyumve. None se Kalebu cya gihe umugaragu w'Imana Mose umushumba amubwira ati cya gihe ubakanirikama n'amaguru wawe ujya kugitatanda uzahabwa gakondo yawe. Mose pari yarashaje yaratanze. Uyu mugabo w'Imana yajya kwiregereza ukuguru ku kundi gakondo barabonetse. Gakondo barabonetse nshuti. Ariko habaye iki? Habaye kurekarama, habaye guhaguruka, habaye gufata ingamba, habaye kugira icyo akora. Arahaguruka asanga umusimbura wa Mose ariwe Yosuwa ati twumvikane mu mutware. Uzi umugaragu w'Imana Mose cyageze nawe tujya gutata cya gihugu. Uzi ba bagabo 10 twagiye turi 12 bagarukanye inkuru y'incamugongo. Jye nawe turahagarara twamatana n'Imana tubwira abantu inkuru nziza idasebya abantu idaca abantu umugongo. Umugaragu w'Imana tuvuga amagambo ko tuzahabwa gakondo muri cya gihugu twatase. None rero twumvikana umugaragu w'Imana, ndashaka gakondo yanjye umwana Imana yavuze hazabanyuze mu mugaragu w'Imana Mose. Haleluya. Niki cyo bivuga? Birasura iki? Biravuga iki ku buzima bwawe n'ubwanjye? Ni ukuvuga ko gakondo yawe irahari, kuko Imana yavuze ngo nzabaha umugisha, nzabashongesha ahandi mahanga, muzabaguza ntimuzabiguza. Iyo ari amasezerano Imana yabisezeranyije. None uyu munsi niba barimo bakwirukana mu bukode nk'uko bayirukanaga, Imana rwose kiba cyane. Ibuka Imana ntabwo ireshya. Imana imaze kumbwira ngo dutangire hano uyu murimo aho mwicaye. Nani bisenze iminsi 3 ijwi ryawe ngo gakuba byaje byampamagaye muri cyagihe nanone ngo gukora ibyanjye nzakora ibyawe. Ndahaguruka nari bisenze ku munsi wa 3 saa 9. Ijwi ryanjye rirambwira ngo hakujya kwa Jean Dodi yepfari aho uzamuka hariya kwa Fande Kayira hari urugo ruri munsi ruherereye ne eglise y'Abadiventiste. Uwo mugabo ni wera ndagenda mpageze Francis n'umuzi voilà Jean Dodi asanga abantu bataha harimo agasore k'akanyama kabanya kitwa Gajato ushobora kubwira saga karimo barimo barakina muri Bibiliya barimo barayigoroza baseka gafite impwerere n'akarahanga bakanyama kabanya umwuka w'Imana anyohereza kuko yohereza ya wa mugabo Filipo ku nkoni mpageze Doga di byo muganda murabizi ati pastor aratubwira anjya kubaburiza hakizwa abantu bose bangahe batatu. Itorero ritangira riti kuri uyu musozi Imana ibyo yandego gukora ibyanjye zakora ibyawe icyo ushaka uhabona ubuhajya gato. Ejo bundi iyi corona akakimuza abahandi kajya kubaho twari tumaze imyaka 3 baradufungiye. Rero bizi kuri umusozi Francis mubizi abandi mubizi twebwe badufunguriye hano tumaze imyaka 3 n'amezi 8. Ingorokoro nizo zazaga ahangaha tukaza hano ngo tuje gukora amasuku tugasenga kimubundi giconsultant tugasenga twaka amasangi babandi b'inkorokoro abandi baragiye gutangira utubari ariko turahasiga yamana avuganye murange yanjye agashe ko bundi ntabwo rupirata sinavuga ngo wenda ni igitangaza. Imana iturebera tutaho kuba cyiza. Imana iturebera kuri tutaho kuba cyiza. Nari mfite ikizu bana b'Imana imbeba zari zaratoboye cyarabaye nkagara y'imbere zaratoboraga nkagura ibiro 2 nkatera ibiraka ntashyiramo amabiri inzu yarabaye ihorwa. Umunsi umwe sikoropira nari mbona muri sikoropia ari duranga ngiye kubariza barabya ngo tumaze kurya abandi bantu batanu nanjye yarangiye
sikoropi iyo nzu yarabaye igihogwa bose barabizi abana b'Imana bari hano barabizi ntafite na kirazira ariko Imana Imana nyakora ku ngoma cyubahiro cy'amahanga wera wa Isirayeli hafi icyubahiro kwa Imana yo kwizera turagushimye kuri Imana ikaturaba turagushimye kuri Imana itwitaho turagushimye kuri Imana umugambi gashoboka urakora wanyirina urakora wanyirina inama w'abagabo w'umuhanga ririho Imana dusenga irakomeye Imana itabura gusenga iyo Mana uyu mugabo yaramaze gukorwaho n'imbaraga jobundi muri corona Imana ikoranya nanjye ntamenye aho navutse ubu iwanjye abagaragu b'Imana barahazi ndarahira iyo mwivuga kuhinga dore ndahera hayo nkabona nifite n'amafaranga muri y'amamiliyoni Uwiteka binkora imbere yanjye najyaga nkora imirimo hari iwanjye murambi kavuga ngo pasiteri ngo babonye amaturo menshi pasiteri kuri hano bakora umurimo w'Imana wari batahana amaturo ageze ku 30,000 Imana yakora imirimo bakavuga ngo pasiteri ngo yagwiriye amafaranga ariko nyamani mama ugiye kubona sikoropi imaze kumbwira mani hari inzu cyangwa ku muhanda y'umujya imuka usange wimutse ubwo najyaga nkora nkamena ituru y'amatafari nkamara nk'amezi nk'atandatu nari maze kuhamena amaturu angahe ariko Imana iri gukora agashya hari kademarage ikora sikoropi iranje maze kumvya ndarakara mbwira mani imuka ejo tuzayisenya inzu nsanga mama ari mwarazari nzana umufundi ngiyi nzana abafundi batangira kwigera amapike ariho meza amatafari mami yamaze ibintu barimo batangira kwisenya kwimukira hajya ku muhanda abantu bamurambi bandi babizi batumva babizi ibyo bintu Imana ibamugisha cyane dore baba babizi turi muri corona ibyo bagutera imyaka 3 n'amezi 8 Imana ishaka kuguziba akanwa k'intare inzu bayikubita hasi dukuraho ibiti igitaka turacyegeka abandi abagikura bazari 90 sibifite umufundi aramubwira ati no urashaka kumena nyati n'isi bikomeye cyane y'inyati ya matafari batangira gucukura fondasiyo uyu munsi iyo ntaho iwanjye gakuba atazi ko ntafite n'igihumbi ariko dushaka agakira ari abantu bari gupasa igiti umugezi amaguzi iracyari Dubai iracyari mwiza ntukature nabi nubwo uzaba warayibaguze inyanya zacu nizatoza umuntu azase nkani ntuziyatureho nabi sinashima cyane ntuziyatureho nabi Uwiteka ari ku ngoma wowe biragusaba kugira ikintu utera biragusaba kugoma biragusaba kugira icyo uhararuka inzu barayisenya unasira rangira hano muri aka mashini kandi urugendo rw'iyo nzu rwose ndarufite nabikwereka ariko tumaze kugeza ku madirishya havutsemo inyabutongo mwamino ntabonye akarima k'igikoni bamaze amezi 4 ari hasoroma imboga turebana ufite iyo filime uyishaka kugira ngo wenda abarakora cyangwa abantu batuzi ngo kandi nkuru iyo kuza kwikwereka mwami arimo asoroma inyabutongo zari zarameze muri iyo nzu
ntumbwire yabudogoza nanjye urabaza nanjye bikagera aricyo cyagushima Imana. Numara kugoma, numara kugira ikigomero, nugira ikigomera, nugira intambwe utera, nugira icyo uhararukwa, ubwo buzima ukabuhararukwa, ugatera intambwe, ukareba iyabandi isirimu, ukareba Imana nyamana ifite igisubizo kizima ku buzima bwawe. Umugabo aherutse kunzana mu modoka, hari umusore nanagiye gusabira, nari namubwiye ngiye nutazana imodoka sinzagusabira, ntabwo namba ariko ngenzi ibirenge cyane no kuri moto ngo pasere agiye gusabira. Niba wahisemo gusaba, ukaba wumvise ko ujya gusabiriza n'imodoka iri hano, araza azamara nk'uyobora ati se ko ngeze hano ku Kararo ndabona inzu ya etaje isize ikimeze cyane ngende naho ngaho uzi ko basigaye bagira tese muri etaje ndabaje cyane. Ariko cyo dushima Imana ni imbabazi n'ubuntu bw'Imana igirira abayo, ariko nutagomba nshuti yanjye ntashobora kugera haguruka ugomere iyo mibereho ikomere n'utera intambwe imwe mu buzima bwawe, umwanya Imana azaguteza izindi imbaraga zayo. Haguruka utera intambwe, va aho hantu igira imbere, rakarira aho hantu aho uri harakariye haharukwe umwo utakihakwiriye, haguruke ujye ku rundi rwego. Adusoze n'aya magambo mushiki wacu aradusomera, yasomye ibice 14 ageza ku murongo wa 12 igiye guhera ku murongo wa 13 n'uwa 14 dusoze kuvuga muri iki koko yawe. Ari mfite byinshi na gahunda nari nateguye ni nyinshi, ariko kadusoreza hano. Yesuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Ngo which is soba y'amagambo bari Yesuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Amen. Ariko bitewe n'iki iyo Kalebu yarahagurutse ajya kubwira Yesuwa ati ndashaka gakondo yanjye. Yumva Imana yasezeranije, haguruka ujya gusaba gakondo yawe, haguruka ujya gusaba ibyawe, haguruka ujya gusaba inzu yawe, haguruka ujya gusaba iwawe, haguruka usaba akazi kawe, haguruka usaba ibyawe bakuriganyije, haguruka ugomere iyo mibereho. Ndibuka mwaka wa 2012 aho yo burobe na roho muzi Imana ahagaye ko bari muri iyi ndayata irimo ibyo kurya byo muri Isirayeli bari icyenda. Amen. Nari ibyo muri Isirayeli ndaharyama, njya i Nazareti, ndahava, njya i Galilaya, njya kwa Petero, ndara mu mujyi wa Yerusalemu. Ibi byo tubabwira kera ariko turimo kizana turimo tuba ahantu wigishaga babagabo abandi babana abati abagibyo bameze mbabarire ntabwo sitaka gukosa imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abagibyo bameze babandi bamuvumo Yosuwa yabavumye bari ku misozi, ni abakene bameze nk'abandi basigaye kumva n'amateka. Iyo uvuye Yerusalemu ujya i Galilaya uva i Kigali ujya mu Mutara, barabakwerekaga mu dushiti Isirayeli abantu barara mu dushiti twacitse tuba tugenda duca n'umuyaga. Baratubwira ati dore bari abantu ku musozi batuyeho n'abariya b'abantu bitwa Abagibiyoni bo Yosuwa yavumye ko babeshye. Turahava tugenda niho twabonye bagenda batwereka umusozi aho ngaho ari bavuga inza Heburoni twarazibonye n'amaso. Ntabwo ubu hari amazi ngo iyo tuvuga Isirayeli, iyo tuvuga Yerusalemu, iyo tuvuga ibintu bazi ngo ni ibintu bitabaho, bazi kandi ibintu byo turimo tubeshya abantu ni realite, ni ibintu bihari, ni ibintu bifatika, ntabwo ari ugushyushya abantu, ni ibintu bihari. Aya mavi yanjye aya yapfukamye mu mva y'umwami wacu i Gologota.
aya mazu turimo dushima Imana kubera gucunguka. Igorogota aho bakubambira hariya mukuba hariya imbiri nkahana umugabo yarimo atubwira amateka yawe. Twari twajyanye n'abapasiteri 18 n'abagore 4 badutira abantu 23. Jewe muko bavuga ibyo byose rero nabaga nasinze ndi mu mwuka nanezerewe numva nagiye mu ijuru ry'agateganyo. Turavuga Igorogota batuvuye i Getsemani batuvuye aho biciye Stefano tuza aho ngaho noneho umuzungu arimo atwereka atubwira amateka yawe. Noneho gacicaye ku bitebe by'imbaho ahandi hari imisaraba batatu twajya mu mbaye umwana wacu aratubwira numva yandirimbira ati ku musaraba wawe mwiza niho amahanga yacunguriwe Igorogota wahabanye imiyago twirongeye mu maraso yawe. Aho turaririmba turasinda mbona ibigabo by'ibipasiteri nanjye ndimo utakirizaza kwishima twuzura umwuka turaririmbira biratemba turishima. Twicaye aho hantu shaho ahavuye inkomoko y'ibintu byose ku isi hagati y'isi. Rero nshuti z'Imana, haguruka ugomere imibereho, haguruka ugomere ibyakunaniye, nibyo haguruka ubyanje, amen, biharupe, haguruka. Ndagira ngo twigire twese.